Uyu munsi ngiye kubabwira ikintu cyo gutahiriza umugozi umwe. Mwabana mwe, ikintu ngiye kubabwira mugifate mu mutwe kandi rwose muzajye mugikurikiza. Kera habayeho Dusamunyiga, twari dutuye mu ishyamba ntacyo tubayeho neza. Nk'uko mubizi mwese, umuntu wese warariye ubugari abyuka mu gitondo ari kwayuzwa, umwotsi ugatumuka. Utu Dusamunyiga rero natwo byari byatugendekeye gutyo. Wagira twari twariye ubugari, twabyutse mu gitondo turi kwayuzwa ewana ku buryo buri hejuru. Ntibyatinze twese tubyukira ku giti cy'umwembe. Icyo gihe hari hasigaye umwembe umwe rudori, usibye yuko nawo wari rwahiye neza umeze mbye. Icyo gihe rero twafashe iya mbere duhita tujya kureba uwo mwembe kugira ngo tuwusamure. Tururira umva, tugeze hejuru noneho sasa dutangira gutera imibare y'ukuntu tugiye guhita dufata uno mwembe uhiye neza mbye, akambere kawuzaho. Yesu we, mbega umwembe umeze neza we. Gusa tuno Dusamunyiga mu gihe twe turi kwitegereza uno mwembe, ako kanya Sakabaka yahise hagera. Ubundi duhita ducaho tujya kwihisha mu mwobo ubundi aho twari dusanzwe twihisha. Ubundi ya Sakabaka iraza kuko nayo yari yahumuriwe na wa mwembe. Ako kanya diregitira wubona yiti buca kwa Dusamunyiga, turumigwa. Ubundi tubona cya gisiga kiri kurenga kirukankanye wa mwembe. Ako kanya rero ikintu cyabaye niki, utu Dusamunyiga uri kureba twiyemeje gutahiriza umugozi umwe, twiruka kuri cya gisiga kugira ngo tugaruze uno mwembe watwo kino gisiga kibye. Burya rero mwabana umwe, nta kintu cyiza nko gukora muri itimu, kuko ikintu cyose mwiyemeje mukigeraho. Niyo haba ari Sakabaka yabajyaniye ikintu, icyo gihe murayigwanya mugahangana nayo, ariko icyo kintu cyanyu mukakizana, kuko ibanga nta rindi mwakoresheje, ni ugukorera hamwe mugatsinda umwanzi Sekibi, mugatsinda Sakabaka, mutatuma mbwiriza. Niko mukorere hamwe, mwunge ubumwe, dore muri famiye, ibintu byose mwabigeraho mw'abantu mwe. Muhangane na Sakabaka, mugarure ikintu cyanyu yajyanye. Niko mw'abanyeshuri mwe, nimba mwigira muri karasi imwe, kubera iki mutakunga ubumwe mugatahiriza umugozi umwe, mugakora akagurupe, mukazamurana, mukigishanya, mwese mukabasha gutsinda? Niko murutwe n'utu tunyamaswa koko. Reba ukuntu twafatikanyije, ariko tupaka tukagwanya yino Sakabaka kugira ngo tugaruze ibyato. Kuko murutwe n'utu tunyamaswa kandi mutekereza. Mwisubireho. Ubwo tuno tunyamaswa twari tumaze igihe turi guhangana na Sakabaka, Sakabaka yageze igihe ikoma rwa rubuto ubundi ruramanuka no hasi ngo pi. Ubundi iyo Sakabaka iramanuka itifata rwa rubuto, ubundi igenda yishimye iri guseka cyane kubera ko yari itsinze tuno tunyamaswa. Gusa ino Sakabaka ikitarizi kwa kugenda yishimye cyane ngo yafashe urubuto, iri kwikina ku mubyimba kwa turiya Dusamunyiga dusigaye inyuma. Iri kugenda ireba inyuma yigira ibyo ishatse, yaje kurangara gatoya ubundi ihita yikubita ku rutare. Ibi byagiye aho ngaho. Noneho rwa rubuto yari ifite ruramanuka neza rusanga Udusamunyiga. Udusamunyiga natwo si ukwishima ye, duhita dufata rwa rubuto ubundi turagenda. Noneho bya bindi mbabwira byo kurengwa, hari ukuntu umuntu agera ku nzozi ze agatangira akirara kumva ko yafashe isi, yagezeyo, ibintu byose yabifashe. Niko utu Dusamunyiga natwo niko byagenze. Aho kugira twumve yuko tubonye urubuto, ahubwo twafashe rwa rubuto turupfusha ubusa, turukinamo umupira, turushota umugeri, ruhita rubyagira. Mana yanjye, namwe mu ndorera, biba bimeze nka kwa kundi uhereza abana ibyo kurya, noneho bamara guhaga bagafata bya biryo wabahaye bagatangira bakabiterana, bakabikinamo imipira. Ibaze nawe umwana wawe wamugaburiye agatangira agafata ikirayi cyangwa se intongo y'inyama, muzi ukuntu ihenze mwa kino gihe, agatangira akayishotamo umugerisha. Mana yanjye,
mw'abantu mwe rwose nimuhe ibintu agaciro, njyewe hari igihe mutuma ndakara. So iyi ni intego yacu tugezeho zino video, mbibutsa ko izi video mba nazikoreye abana kugira nabo bumve bishimye banezererwe muri ibi bihe.